niwe wampamagaye nahise mfata imodoka ngezeyo nsanga umubyeyi wanjye yitabye Imana ariko kandi yangiritse ku buryo bukomeye. Pole komera cyane. Ntifuza ko no kumusezera abantu bazamureba kuko biteye ubwoba n'agahinda. Nibajije ukuntu mama yakuriye Imana rupfapfuye kubyakira byangoye mu mbabarire. Komera cyane. Komera kandi mama yangiritse isura kumenya byagoranye. Ariko siwe gusa n'abandi bari kumwe nawe ibibazo bikomeye bose bapfuye urupfu rubi rw'agashinyaguro. Ariko ntago twabaza Imana ngo bimeze gute ko dutegetswe kuyishima uko byameze kose. Mu byiza no mu bibi. Niyo yamuduhaye niyo yamwishubije. Ikindi nakongeraho kaka ajya gutaha byari ibintu bimurimo kuko ibintu byo gupfa yabihozaga mu kanwa. Muri kumwe muganira mu kiganiro mwagiranaga byabikubwiraga kenshi? Yego. Cyagenda kwa gatandatu nari ngiye mu rugo i Kanombe. Yego. Yambwiye ngo urugendo rwiza gusa sinari nzi ko biri bugende gutyo. Gusa uwo munsi mu gitondo niriwe nameze neza numva ku mutima natuje. Nigeze ku mugoroba bigeze mu gitondo nka 4:30 hari inyoni yaje. Inyoni? Yego. Hano mu rugo? Wapi? I Kanombe. Yego. Munyihanganire. Komera. Iyo nyoni mama yarambwiye ngo wereje papa message amubwira ko pasiteri yapfuye n'umugore we. Ubwo wabora twica papa yerekeza twari twasuye uwo munsi hari haje abashyitsi mu rugo. Yagarutse tubwira ko kaka yapfuye. Akimara kubitubwira nahise nikubita hasi. Igihumure kiramfata. Papa arambwira ngo tujyane kuko mushiki wanjye yari yarwaye. Ko mbogereza inkweto mbagaburira nimara gupfa muzabikorerwa nande. Akabibaganiriza gutyo. Ijambo rya nyuma kaka yambwiye gakeya ahiwanyu ndacumbitse mubiri we ndabizi nzakwamburwa wishuka wavuye mu reka twihanganishe abo mu miryango yose yabuze ababo muri impanuka y'imodoka yabaye ku munsi w'ejo mu karere ka Rubavu mu murenge wa Nyakiriba. Kaba abantu batandatu barahise baburiramo ubuzima. Twari twasuye rero umwe mu miryango yababuze ababo, turi kumwe n'umukuru w'umuryango. Reka tubabwira ngo mwihangane, nicyo kintu gikuru twavuga uyu munsi mu buryo kugira ngo tubakomeze ndetse tunabihanganishe. Rero nagira ngo rero mwibwire abantu badukurikiye kugira ngo tuganire neza tuziranye. Yego. Murakoze. Amazina yanjye ariswe n'ababyeyi. Nitwa Nyirumuringa Olivier. Mukaba muje hano muri uyu muryango wa Mujaweza Annonciata, umwe mu babyeyi bitabye Imana ku munsi w'ejo.
biragoye ko umuntu yabona icyo yavuga mu gihe nk'iki, kubura umuntu mu buryo nk'ubutunguranye utamurwaje, atararwaye ngo ajye kwa muganga umusure, mwavuganaga mufite gahunda z'ubuzima bw'ejo buzaza, mufitanye imipangu, kumva inkuru y'incamugongo nk'ibiragoye kuba nabona icyo navuga. Mwihangane mukomere, yenda kugira ngo bize koroha. Ubundi umubyeyi watashye Annonciata yari mu ntoki, yenda kugira ngo n'umuntu yumve neza cyane icyo yaramariye sosiyete, ko n'umubyeyi wari uvuze byinshi cyane ku baturage batuye muri aka gace by'umwihariko. Uyu mukecuru Mujaweza Annonciata ni mama, n'ijye mfura ye, yatubyaye turi abana batatu, abahungu 2 n'umukobwa umwe, n'ijye mukuru, twese turubatse. Asize abuzukuru 4, afite umukwe akagira n'abakazana 2. Ni umukecuru avukiye muri uyu murenge wa Kinyinya, aho ari segiteri Kagugu kera, ariyo Gasabo y'ubu ngubu. Ari hagati y'imyaka 63 na 62. Yavutse mu 1963. Urambuje ngo se yari umuntu ufitiye iki sosiyete cyangwa umariye iki sosiyete muri rusange. Yari umukecuru warufashije abantu benshi kuri uyu musozi mu bintu bigendanye no kwizigama, ibyo bita ibibina. Yagiye ababikira imyaka itari munsi y'10. Yari umubyeyi w'inyangamugayo ugira icyizere, akabika amafaranga y'abanyamuryango. Icyo ni kimwe. 2, yari umujyanama. Wagize ikibazo ukaza umugana, yakugiraga inama ifatika. Yari umuntu wanga akarengane. Mama yaharaniraga ukuri, kuko abakuri kose kabone n'ubwo yakuzira. Kiretse kuri ibyo yari umunyabuzima, yari umujyanama w'ubuzima. Abantu benshi bazi inshingano z'abajyanama b'ubuzima, bafatiye runini muri sosiyete nyarwanda. Yego, mwihangane. Iby'impanuka byo mwamenye gute? Amakuru yenda gatoya ku muntu yenda dukurikiye nawe yumve iby'impanuka, yenda utabasha kubisobanukirwa neza. Impanuka, uyu mubyeyi wanjye kubimenya ntago nahise mbimenya ako kanya, ko nubwo ndi hano ariko njye ntuye i Kanombe mu murenge wa Nyarugunga. Abaturanyi barampamagaye, ariko bampamagara bantabariza andi makuru y'abandi baturanyi bari bamaze kwitaba Imana. Barambwira bati ushobora kumenya amakuru y'umuvandimwe witwa Pasiteri Murenzi n'umudamu batubwiye ko bitabye Imana, ko baguye mu karere ka Rubavu. Mama ntabwo twari twaganiriye ngo ambwire ko azajya Gisenyi. Nta makuru nari mfite, nari nzi ko ari hano mu mujyi wa Kigali. Nyuma rero gato ndimo nkurikirana amakuru, mushiki wanjye mukuru niwe wampamagaye ambwira ati yitwa Agnes. Arambwira ati maze kumenya amakuru y'uko mama wawe mu bantu bitabye Imana nawe arimo, kuko n'umuntu umpamagaye ampamagara bimbwira ati kurikirana umuvandimwe wanjye rero hano, mu mwana muto murumuna wacu uri hano hafi mu rugo, niwe wakurikiranye amakuru cyane, ko urugendo yari yagiyemo bari babiganiriye nk'umwana uri hafi, nubwo yubatse ariko ari hafi ye, baganira ko azagenda ndetse amurangira naho urufunguzo rw'iyi nzu arusize. Nk'umuntu uri i Kanombe si ibintu bisanzwe ko umubyeyi yagenda akavuga ngo ngiye aha, kereka ari ibintu bidasanzwe. Yego. Umuvandimwe rero niwe wakurikiranye, ahamagara bamwe mu bantu bari kumwe nawe bagendanye, niwe babashije kumutangariza amakuru y'uko mama yitabye Imana. Niwe wampamagaye, nahise mfata imodoka ngezeyo nsanga umubyeyi wanjye yitabye Imana, ariko kandi yangiritse ku buryo bukomeye. Pole, komera cyane. Ntiyifuza ko no kumusezera abantu bazamureba, kuko biteye ubwoba n'agahinda. Nibajije ukuntu mama yakuriye ibona urupfu apfuye, kubyakira byangoye, mu mbabarire. Komera cyane. Komera. Kandi mama yangiritse isura, kumenya byagoranye. Ariko siwe gusa, n'abandi bari kumwe nawe ibibazo bikomeye, bose bapfuye urupfu rubi rw'agashinyaguro.
ariko ntabwo twabaza Imana ngo bimeze gute ko dutegetswe kuyishima uko byaba bimeze kose. mu byiza no mu bibi. Niyo yamuduhaye, niyo yamwishubije. Nshimye Imana ko mama agiye abonye abuzukuru Imana ishimwe. kandi adusize turi abagabo. Yego. Yabareze papa wabyara we arahari cyangwa Data ntawe uhari, nawe yitabye Imana yo hashize imyaka irenga 30. Mama yatubereye umubyeyi mwiza, nta wundi mugabo yigeze ashaka. yabareze wenyine muri ubwo buzima bwose butoroshye. Yego mukomere cyane. Ibyo by'impanuka abantu batuye ko abantu barimo barabana bo mu muryango umwe, barabantu mufite ahantu muhuriye nk'umuryango, nibyo koko makuru yabariyo? Ayo makuru niyo, kuko nk'ubu biragoye cyane kuba ubu hano twagize ibyago. Umugore wanjye nawe abo bita kwa Murenzi nabo bafitanye isano ya bugufi. Ikindi kigeretse kuri ibyo, nta bantu b'abashuti urumva basangiraga babanaga umunsi ku wundi, kandi banakoraga umurimo w'Imana mu itorero rya ADEPR Batsinda bose, ariko isano y'amaraso irahari. Uko ntago nko kwa Murenzi natinyuka kujya gusaba y'umugeni bitewe n'isano dufitanye. Yego. Mukomere cyane. Kuri gahunda abantu bari kwibaza byo kubasezeraho bwa nyuma no kubaherekeza mu cyubahiro, mwari mwamenya umuryango mwari mwabona gupanga gahunda cyangwa mumenye ngo bimeze gutya kugira ngo yenda n'abantu bifuza gutabara bamenye ku gahunda iteye? Icyo cyo biragoye ko urabona njye mukuru dufite umuryango, bamwe na bamwe bari hirya no hino ku isi. Hari n'abari hano mu gihugu ariko kure hirya mu ntara zitandukanye. Mama yari afite abavandimwe turacyabategereje. Dufite ba data bacu na ba masenge. Dufite abavandimwe tuvinimwe kuri data ko mama yari umudamu wa kabiri. Tugiye kureba ukuntu twahura none dufata icyemezo cy'uburyo bwo kumuherekeza kandi tukamuherekeza mu cyubahiro. Nk'umukuru w'umuryango asize, byanga byemera inshingano zo mwari muzifatanije ugiye kuzikomeza n'ubundi. Uri umuntu w'umugabo, uri umuntu usobanutse, n'uhe mukora gusigiye cyangwa se ikindi kintu wabwira yenda umuryango mugari asize, by'umwihariko nk'inshingano usigaranye kandi ugomba gusohoza icyo kivi umubyeyi asize? Ikivi mama asize, isomo namwigiyeho, mama yari inyangamugayo kandi ntago yarashaje. Yego. Ntago nateganyaga ko mama yapfa muri uyu mwaka, bityo rero bimpaye isomo ryo gukora ibyiza nk'uzapfesha. Urwibutso mama asigiye ni ubupfura, ubunyangamugayo, kwanga akarengane, yego, no kuvugisha ukuri. Imana gukomeze cyane, ikomeze n'abasigaye. Abantu bifuza kuba batabara uyu muryango, reka Nyirumuringa uduhe telefone yanyu by'umwihariko kugira ngo yenda umuntu uri hirya cyangwa hino abashe kuba yamenya andi makuru yisumbuye, kuko ubu biragoye kuba twaganira byinshi. Ikindi navuga, murabona mudusanze mu rugo, mushobora gucishamo kamera ni kwa mama, abantu bakabona ko abantu badutabaye. Yego. Ndabashimiye abantu baje gukomeza kubana natwe n'abari bukomeze kuza kubana natwe. Imana ibahe umugisha namwe. Yego, amen. Kuza kutuzirikana no kutugeraho. Yego. Nimero ya telefone yanyu by'umwihariko nayo? Nimero yanjye ni 078. Yego. 3 0 3 5 1 8 9. 078 3 0 3 5 1 8 9. Yego, reka tubabwire ngo mukomere kandi n'izindi gahunda uko ziragenda ziza. Ikindi nakongeraho, umuntu mukuru iyo agiye gutaha arabimenya. Yego. Hari inshingano mama yansigiye, yajyaga akunda kuntongera mbere yuko yitahira. Ntabwo yarashaje, ariko umubyeyi yansabye aramwe ngo umwana wanjye, yego, niwe mfura yanjye, uzanshyingure mu cyubahiro. Ni ikiganiro mwagiranye cyane, bitari rimwe bitari kabiri. Uzamerekeze neza. Kabiri yambwiye uko bizagenda by'impanuka cyangwa umwana wanjye w'imfura, yari inshuti bakundanaga, hari icyo yamumbwiyeho. Ntabwo ari njye gusa, n'abavandimwe barabizi. Namuha umwanya nawe
babanaga. yo n'umwana n'imfura yawe nakwegere nta kibazo bebe. murakoze. Ihangane petit frère. Amazina yawe? Nitwa Nyirumuringa na Turiki Jehova. Kaka twabanye igihe kitari gitoya. Mufata umuhumurize. Igihe marume na masenge babaga muri ugeze nagira ikibazo cy'uburwayi kuri kafera no mu minsi ishize mperutse kurwara. Yego. Sinabashaga kurya. Icyo nashoboye kurya ni amagi. Yakoraga ibishoboka byose akaba yashaka amagi akaba ariyo ndya. Ikindi nakongeraho kaka ajya gutaha byari ibintu bimurimo kuko ibintu byo gupfa yabihozaga mu kanwa. Muri kumwe muganira mu kiganiro mwagiranaga byabikubwiraga kenshi? Yego. Ubona babizi. Yakundaga mama wanjye cyane. Akajya avuga ati bana banjye kuko twabaga hano ko ku ishuri ari hano hafi kandi mu rugo ari kure twabaga hano njye na mushiki wanjye. Mbere yuko agira Rubavu mwari mwaganiriye? Twari twaraye tuganiriye yari yambaye umukenyero ku mama duturanye ko mama Samuel ndawubura yari yakomeretse ku rutoki aravuga ati n'ubundi nshaka ntabyora kuko simeze neza n'ubundi ndarwaye. Yagiye muri urugendo n'umuntu arugiyemo arwaye kugira ngo yerekeze abandi guhemba umubyeyi. Si ibintu byo gupfa yakundaga kubivuga tugahita umwana wanjye kumva ko nabameseraga ko mbogereza inkweto ko mbagaburira nimara gupfa muzabikorerwa n'andi. Akabibaganiriza gutyo. Ijambo rya nyuma kaka yambwiye kuko navuye hano kwa gatanu nimugoroba ndi bucya agenda kwa gatandatu nari ngiye mu rugo i Kanombe. Yego. Yambwiye ngo urugendo rwiza gusa sinari nzi ko biri bugende gutyo. Gusa uwo munsi mu gitondo niriwe nameze neza numva ku mutima natuje. Nigeze ku mugoroba bigeze mu gitondo nka 4:30 hari inyoni yaje. Inyoni? Inyoni, yego. Hano mu rugo? Wapi? I Kanombe. Yego. Munyihanganire. Komera. Iyo nyoni mama yarambwiye ngo ivuze byanga bikunda umuntu arapfa. Ndamugati nubundi urimo urayirukanira ubusa yamajije kuvuga. Bigeze ku mugoroba wereje papa message amubwira ko pasiteri yapfuye n'umugore we. Ubwo abora twica papa yerekeza twari twasuye uwo munsi hari haje abashyitsi mu rugo. Yagarutse tubwira ko kaka yapfuye. Akimara kubitubwira nahise nikubita hasi. Igihumure kiramfata. Papa arambwira ngo tujyane kuko mushiki wanjye yari yarwaye. Ndabyanga. Bigenda gutyo tudasinziriye. Bigeze mu gitondo nka 10:00 nibwo papa yambwiye ngo nze hano. Ko byagenze.
nk'aka n'uruhe rwibutsa gusigiye nk'umukoro ku buryo uvuga ati uyu ni umurage ampaye mu buryo bw'uburere bw'ibyo nzakurikiza kugira ngo nanjye nzavemo uwo abantu bishimira. Yego kaka, ikintu navuga cy'ubutwari yansigiye, yari umuntu uvugisha ukuri, umuntu wanga ibinyoma, umuntu udashobora kukubona mu kibazo ngo abe yakikurekeramo. Hari abana bazaga hano baje kwivuza bari mu mirire mibi, abo yitagaho. yego yabafashaga, bakababwirira abayobozi, bakababonera igikoma cyangwa n'ibindi bintu, cyangwa nawe ubwe akabafasha. Yego ikintu rero gikomeye navuga ko kansigiye ni ukuvugisha ukuri, kwirinda ubunebwe no kwita ku bandi. Pore, ukomere wihangane kandi cyane. Nizere ko na barumuna bawe nabo urakomeza kubakomeza, kandi izo nyigisho wamukuyeho ukazagenda nawe uzibwira n'abandi kugira ngo urusheho kugenda umuhesha icyubahiro, sibyo? Komera kandi ihangane. nifuzaga ko bino mwakoresha no muri documentaire muzategura yo kumusiga. Mwihangane kandi mukomere, nicyo kintu gikuru twaheraho, ariko kugira ngo mwibwire abantu badukurikiye, maze munatubwire kuri uyu mubyeyi watashye. Yego, mwanya n'uwanya. Murakoze. Amazina yanjye nitwa Mukandori Cecile, ariko abantu benshi banyita Mama Jonathan kuko n'umwana wanjye w'ifura. Icyo navuga ku muvandimwe Mujaweza Nosiata ni mukuru wanjye, ni umwana wa 4, njye nka umwana wa 7. Icyo namuvugaho, turasa fotokopi ku buryo bajyaga bamubona no mu isoko, bakaza bakambwira ngo bambonye mu isoko. Najyaga mubwira niro umuvandimwe, urabona turimo gusaza dusa cyane, uzambabare ntuzahemuke kuko nuhemuka nzabyishyura, nanjye nzirinda guhemuka kugira ngo utazabyishyura. Yego. Ku buryo abantu bakimara kubona ifoto bayipostinze baje iwanjye bakajya babwira umugabo ngo Pole, bazi ko ari njye wapfuye. Yababwira ngo ndi mu nzu nibabyemere. Yari intwari, tuzi intwari pe. Yari intwari, yakundaga gukora umurimo w'Imana, akundaga gusenga, yaririmbaga kandi akabikora neza. Yego. Mukuru wanjye icyo namuvugaho kindi, njyewe ku wa 3 nari ndi mu bitaro Kibagabaga. Umwana aramuhamagara amubwira ko narembye ndi mu bitaro. Aramubwira ati abana bose bandembanye, nta mukozi ifite, ariko ntugire ikibazo nzakuba hafi. Yego. Aho naye mu rugo arampamagara arambwira ati bite, ndamubwira ubu natashye, naguze imiti ndimo kwinywera mu rugo. Arambwira ati hangane, birangoye n'imirimo mu rugo nanjye n'umurimo w'Imana n'abana, atariko ku wa 6 cyangwa ku cyumweru nzarankugezeho. Ndamubwira ni nta kibazo, nta rubanza afitanye n'umuntu uwo ari we wese. Ubwo rero agatangaha natunguwe no kumva ngo yapfuye. Ntago nari niteze, kubera ko yambwiraga ngo nameze neza ararwaye ngo azaza kundeba ku cyumweru, ntago nari niteze ko azafata inzira akajya Gisenyi. Uyu munsi, kino cyumweru uyu munsi turiho. Yari kusura uyu munsi. Ntago nari mbyiteze, byarantunguye pe. Byarantunguye, ariko ubwo nyine Imana yamukunze kuturusha, nta kikundi nabivuga. Ikibazo cyose wagiraga
umva upfa kuba wamuhamagaye ntabwo yaburaga igisubizo yabonekaga yaba ari ikibazo cy'uburwayi ndembera mu rugo umugabo atahaba ubwo araza arantwara andwariza hano ndakira asubira mu rugo ibintu byose yitangaga uko ashoboye